Imana ishimwe cyane kubw'iki gitondo. Imana ishimwe cyane ndetse ndashima Imana cyane kubw'iki cyumweru ko cyagenze. Ibi byose ni kubw'ubuntu bw'Imana, ibi byose ni kubw'urukundo Imana idukunda. Ibi ngibi byose ntabwo twari kuba tubikwiriye, ariko kubera urukundo Imana idukunda, ibi ngibi byose bikora nk'inshinga. Ndashima Imana cyane kubw'ibyo ngibyo. Tugiye kumakinga a short prayer, tugiye gusenga. Witeka Mwami mwiza, iki gitondo n'ukuri turabibona Mwami, ni cyiza cyane, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo kirimo amahoro yawe, ni igitondo cyuzuyemo umunezero wawe, ni igitondo benshi bashaka kukubonamo, ni igitondo benshi bafunguye imitima yabo kugira ngo bakumve Mwami, ni igitondo Mwami muzima benshi bashaka gusobanukirwa Mwami, ni igitondo cy'umugisha uduhaye Mwami. Niyo mpamvu nshimye izina ryawe, niyo mpamvu nshimye urukundo rwawe, niyo mpamvu nshimye ijambo uduhaye, niyo mpamvu nshimye kuvugana natwe buri munsi ndetse kenshi Mwami. Ndashima cyane kubw'ibi byose. Reka icyubahiro cyose, gukomera kwawe, imbaraga zawe, kubaho kutanga, ibyo ngibyo nibyo natuye hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Mwami mwiza, amen. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo tugiye kwigana ikintu kivuga ngo what is God to you? Imana ni iki kuri wowe? Ese Imana ni iki kuri wowe? Iki gitondo ikintu nshaka kubabwira, ndashaka kugira ngo buri muntu wese ava ahangaha amenye Imana, ubundi wowe Imana kuri wowe ni iki? Hari ikintu nijoro cyanangaje cyane, nari ndimo ndasenga mvuga Mana, ese aba bantu bawe bakeneye iki? Imana irambwira ngo ntabwo Imana ishaka kuba Imana ya Abraham, nta nubwo Imana ishaka kuba Imana ya Yakobo, ntabwo Imana ishaka kuba Imana ya Isirayeli. Oya, Imana yashaka kuba Imana yawe. Imana yashaka kuba Imana yawe. Guhera uyu munsi Imana yashaka kuba Imana yawe. Ntabwo Imana ishaka kuba Imana ya babandi bakubwiye. Kubera Imana bakubwiye, igihe itari yakwiyereka uzajya utegereza ko baza bakayikubwira, ariko igihe Imana yaje ikakwibwira, every time uzajya utekereza ngiye igihe cyose nshaka ngomba kuba imbere y'Imana yanjye. Ikintu kimwe cyanangaje, Imana nuyifata nk'Imana ya Dawidi kandi utari umwami cyangwa utazanayobora ubwoko bwayo, icyo gihe Imana ntabwo izakwiyereka. Kubera iki? Department uri kuyifatamo ntabwo ari huri, ariko Imana nuyifata nk'Imana yawe izakwiyereka mu buryo uri wowe cyangwa mu buryo ushaka kuyibona. Ariko igihe cyose uzayifata nk'Imana bakubwiye, nk'Imana ngiye ikintu cyanangaje ni iki ngiki. Kenshi mu buzima bwacu Imana si uko ibidahari, ahubwo ni uko Imana tuyifata uko itari. Atari uko Imana idahari, atari uko Imana idashaka kutwiyereka, ahubwo dushaka gufata Imana mu buryo twebwe twishaka. Turashaka kumenya Imana atari Imana twebwe abenshi bagiye batubwira. Turashaka kumenya Imana y'ubwayo ukuri kuri twebwe. Tugiye gusoma ijambo riri mu Kuva 6:2. Imana ibwira Mose iti, ndi Uwiteka, kandi nabonetse Abrahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha, nitwa n'iryo zina Uwiteka. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo ko nzabaha igihugu cya Kanani, igihugu cy'ubusuhuke bwabo basuhukiyemo. Imana ishimwe cyane. Imana yibwiraga Mose kugira ngo abashe kuyobora ubwoko bwayo. Kuri wowe, niba uzaba umudokiteri, ntabwo Imana izaza ngo ikwibwire nk'uko yibwiye Mose. Imana yibwiye Pawulo, ese ndi Uwiteka, ese Pawulo undenganyiriza iki? Igihe cyose utarenganya Imana cyangwa utarenganya abantu b'Imana, Imana ntabwo izakwibwira nk'uko yibwiye Pawulo. Ntibishoboka. Niyo mpamvu kenshi turashaka ko Imana itwibwira nk'uko yibwiye abandi, ntabwo dushaka ko Imana izikatwibwira nk'uko ishaka kutwibwiramo. Niyo mpamvu kenshi dusenga Imana ntituyibone. Kubera iki? Ntabwo turi gushaka Imana ukwiriye. Nta nubwo dushaka gufata Imana kuri twebwe nk'Imana yacu. Dushaka kuyifata nk'Imana ya Frank, Imana ya Vanessa, Imana yanjye. Ndashaka ko mwese mufata Imana nk'Imana yanyu. Niba Imana ikubwira ngo ndi umubyeyi wawe, of course ni umubyeyi wawe. Hari ikintu kimwe cyanangaje, ubuzima bwacu tubamo kenshi cyane, ntabwo ari uko ibintu byose turi kubaho cyangwa ubuzima bwose turi kubamo
Imana itabihari, ahubwo twebwe tumeze dute? Twebwe dushaka gufata Imana nk'Imana benshi baje batubwira. Na nubwo Imana iratwibwira, Imana ikaza ikakubwira ngo nyibuka, ngo ndashaka kunyibuka. Ase ubundi ni gute wakibuka Imana utazi? Ni gute wakibuka Imana utazi, Imana utabonye, Imana itarakwibwiye, Imana itarakwiyeretse? Kenshi nibakubwira Imana uzategereza abantu benshi. Njye kera nari nzi ko ntashobora gusenga wenda ntiyirize ngo mbwire Imana ngo inkize. Kandi koko niyo niyirizaga Imana yasubizaga ibyifuzo byanjye. Ariko uko nagiye nkura naje gusanga ko ntago Imana ishaka kugukiza ejo bundi, nta nubwo Imana ishaka kugukiza mu kanya gato. Imana irashaka kugukiza ako kanya urwaye. Ubuzima bwose dushaka kubamo kenshi si uko Imana atari Imana ishaka kukuyobora, atari Imana ishaka kukwereka inzira. Ubwo Imana irashaka iki? Yashaka kugira ngo Imana igufate nk'uko koko ishaka kuba, nk'uko yakuremye. Ubushize nibwo nababwiye, Imana yagushepinze ku rugero, cyangwa yagushepinze uko yashakaga kuyikoreramo, cyangwa uko yashakaga kumera. Igihe cyose rero ushaka kuba nk'Imana Imana yanjye, nta na rimwe bizaba. Kubera iki? Imana yashaka kugira ngo yifate nk'uko yakuremye, maze ubashe kuyikorera bikwiriye. Ikintu nababwira, Pawulo Imana yaramubwiye ngo, ese Pawulo ndenganyiriza iki? Ese utekereza ko Imana nawe izaza ikakubwira ngo Pawulo ndenganyiriza iki? Cyangwa izina ryawe ngo ndenganyiriza iki? Ntabwo Imana izabikora. Kubera iki? Debate murimo ubu ngubu cyangwa situation urimo ubu ngubu ntabwo ariyo Pawulo yari arimo. Niyo mpamvu n'Imana itashaka kukwiyereka nk'uko yiyeretse Pawulo. Imana yashaka kukwiyereka ku rugero uzabasha kuyikorera bikwiriye. Impamvu Imana yagiye yiyereka abantu bayo ni ukugira ngo bayikorere bikwiriye, basohoze umugambi wabo ku isi. Ese wowe nta na rimwe uzakora nk'ibyo Pawulo yakoze. Kubera iki? Imana ntabwo yakuremye nka Pawulo, nta nubwo Imana yagushepinze nka Pawulo, ahubwo Imana yagushepinze nk'uko uri, kugira ngo ubashe koko gukora icyo Imana ishaka. Ndashaka kugira ngo tumenye kino kintu. Kuva igihe wumviye Imana, kuva igihe benshi baje bakubwira Imana, kuva igihe twagiye tubabwira ngo Imana ngo musenge, ariko se koko, do you know really how God is? Koko uzi Imana? Do you really know who God is? Uzi Imana koko? Cyangwa uyifata nk'Imana ya Yakobo, Imana ya Israel? Koko uzi Imana? Ikintu cyanangaje nijoro si uko namenye ngo abantu barashaka kugira ngo bamenye who God is. Ikintu cyanangaje cyane ni igihe twamaze dusenga, ni igihe twamaze tubabwira. Bikaba bibabaje cyane usenga Imana nawe ubwawe utazi. Bikaba bibabaje cyane baza bakubwira Imana nawe ukagendera mu kabuye utazi ngo ese koko Mana ubundi kuri njye urinde? Ese muri ibi bihe ndimo kuri njye urinde Mana? Pawulo niwe wavuze ngo no ku banyamategeko nzaba umunyamategeko nanjye kugira ngo ndonke benshi. Nawe uko uziyereka Imana cyangwa uko ushaka ko Imana ikubera mu buzima bwawe niko izaza mu buzima bwawe. Nuyifata nk'Imana izajya ibana nawe muri class, of course izajya ibana nawe, ariko igihe cyose wagiye hanze ya class ntabwo uzaba uri kumwe nawe, uzajya utekereza ko idahari. Kubera iki? Yifata gutyo, atari uko Imana ari kwiri, ahubwo ariko wowe wayishyizemo. Ikintu nshaka kubabwira muri iki gitondo, mumenye Imana yanyu, umenye Imana yanyu. Igihe cyose uzashaka Imana yanjye, cyangwa igihe cyose uzashaka Imana y'abakubwiye, igihe batazayikubwira cyangwa igihe utazabona Imana bakubwiye, ntabwo uzamenya ko Imana iri mu buzima bwawe. Ariko igihe cyose Imana ari Imana yawe, uzajya uhora uyibona. Kubera iki? Imana irashaka kugira ngo wowe ukure ubu ngubu ubashe kuba koko ishaka kuba. Ariyo mpamvu ishaka kugira ngo uyifate nk'uko ishaka kukwiyereka, atari uko abantu babikubwiye, ahubwo Imana yashaka kuba Imana yawe bwite. Imana yashaka kuba Imana yawe bwite. Tugiye gusoza dusenga kugira ngo niyo waba ubwira Imana, hari ikintu kimwe cyanangaje.
Pawulo yagiye ahantu asanga baragiye bubaka ibicaniro by'abantu by'imana nyinshi, noneho we arababwira ngo njye Imana nje kubabwira ni iriya mana itaramenya, iyo niyo mana nje ya yindi musenga mutayizi, ya yindi muririmba mutayizi, iyo niyo mana nje kubabwira. Mu yandi magambo nawe icyo ushaka ni iki? Wenda birashoboka ko wari uri gusenga Imana utayizi, birashoboka ko wari uri kumva Imana bayikubwira ariko wowe utari wayibonera, wowe utari wayiyumvira. Birashoboka ko waba uri kubaho ubuzima nawe ubwawe udasobanukiwe, ariko iki gitondo turashaka kumenya iki? Mumenye Imana yanyu. Tugiye gusenga tubwira Imana, ndashaka kugira ngo ngiye nkubone nk'uko ushaka ko nkubona. Ndashaka kugira ngo ntangire kubaho ubuzima kuko wandemeye, atari ubuzima bambwiye ngo nzabaho, atari uko navutse bambwiye ngo nzaba umuganga cyangwa nzaba iki, atari uko bambwiye ngo nzaba umuntu ukomeye, ahubwo njye ndashaka kugira ngo wowe wandemye umbwire se ndinde ubundi, ese umbwire wowe ubundi Imana yandemye ubundi uri Imana gute? Niba ushaka ko ngera kure se Mana, wowe ubundi ubimbwira urinde kuri njye. Buri muntu wese afungura umutima we, buri muntu wese wumvishije rino jambo yumva agize inyota yo kuvuga Mana, ndashaka uyu munsi kugira ngo nkumenye birenze uko nkuzi, birenze uko babimbwiye, birenze uko njye nagufashe. Ndashaka kugira ngo wowe umbwire Mana, wowe urinde. Tugiye gusenga, mugire prayer iri effective.